na Afande Richard Karasira cyinjirwamo na Vice President cyinjirwamo na Ntazinda cyinjirwamo na Kadafi cyinjirwamo n'undi muntu w'igitsina gore ntaramenya neza ntagare Georgine ndakeka nta wundi muntu damuwatirwa kwinjira muri icyo cyumba utari Georgine ariko barahinjiye hashize iminota mike haje imodoka ya Prado, ntabwo ari Prado, ni Toyota TXL umukara. Yasohotsemo umugabo bita Thierry Froger. Thierry Froger yinjiye muri icyo cyumba ku munsi w'ejo. Ni umukozi wa APR ugifite amasezerano agomba kurangirana n'ukwezi kwa karindwi. Thierry Froger abamubonye yasaga n'ufite morale, ntabwo yari azi ibigiye kuba, nubwo yabikekaga bishingiye kuri interview chairman wa APR yakoze shampiyona irangiye, ariko ntiyari abizi. Yaratekerezaga ati ubwo wenda natwaye igikombe unbeaten, ashobora kuba abantu bashobora gutekereza bakantekerezaho neza, bakaba bantumira tukaganira uburyo twakongera amasezerano. Thierry Froger yinjiye mu cyumba, agezemo ijambo ryafashwe n'umuyobozi wa APR amushimira ibihe byiza bagiranye, amushimira akazi keza yakoze agatwara shampiyona unbeaten, amushimira byinshi babanyemo, amwiseguraho ku byo batumvikanyeho bitagenze neza, ariko amumenyesha ko umwanzuro wafatiwe muri icyo cyumba ari uko Thierry Froger urugendo rwe na APR FC rurangira ku munsi w'ejo hashize. Oh la la. Ariko harakwiye amashyika. Thierry Froger yagaragaye aragiye, amarira bunga mu maso, ntabwo yifuzaga kuva muri APR, ahembwa neza, ni ikipe ubwe yivugiye ko aho yanyuze atigeze abona muri Afurika ikipe ibayeho nka APR, yifuzaga gukomeza gukorana nayo, ariko urugendo bamumenyesha ko rurangiye ku munsi w'ejo. Babona icyerekezo bifuza kwerekezamo, bitakunda ko Thierry Froger akomeza mu mushinga w'ikipe ya APR FC nshyashya. Thierry Froger urugendo rwe rwarangiye ejo, yabariwe amafaranga agomba guhembwa kugeza amasezerano yarangiye, iminsi isigaye yemera kuyishyurwa, asinya ibaruwa isesa amasezerano irangiza inshingano ze muri APR. Yarasigaje ukwa gatandatu n'ukwa karindwi, amezi abiri. APR yemeye ko yamuhemba neza, bagatandukana neza, kandi imwifuriza ishya n'ihirwe. Thierry Froger bivugwa ko afite n'ama offre nawe ahandi, kubera ko ntabwo yagize sezo mbi. Uriya ari amafoto yo gutwara igikombe ya unbeaten, ntugire ngo hano hanze ntakora akazi, ntabwo ari umutoza mubi, nta nubwo na APR imuvuga nabi, nubwo hari ibyo bagiye batumvikana, ariko APR FC yagiye igonganamo na Froger mu bintu bimwe na bimwe, ariko icyaje ku isonga gikomeye ni uko abakinnyi bamushinjaga ko imyitozo abaha itabanyura. Abakinnyi ubwabo ibavuna se, itari kuri standard, ibavuna kandi ari imwe ihoraho idahinduka. Afite ukuntu ngo niba no gukura n'iki, ariko nyine hari ibintu ubona ukabona ntago umuntu ya updating ibintu bye. Niba abatoza nyine sinzi ko nabivuga, ni umutoza mwiza nk'umuntu, ariko nyine kwiyadapta ku gihe nuko
iminsi imeze sinzi ikintu yabuze, ajya mu mwuka agira n'umwongezamo bakomeza kumugonganisha nk'ikipe. Buriya makuru ugiye mfite umujinya w'ubuyobozi bwa APR ukomeye cyane ni igihe bafata bije y'igihugu itaranateguwe bakajya mu irushanwa ryasaga n'iriri mu rwego rwa politiki, bakajya gukina irushanwa ryitwa Mapinduzi Cup. Froger agafata interview akarisuzugura, akavuga ko atari irushanwa yari akwiye gukina, atumva n'ukuntu ikipe yaje kurikina. Byababaje cyane ubuyobozi bwa APR, ntabwo babikunze. Kuva icyo gihe byasaga n'ababana bya Nyirarureshwa bategereje ko sezo izarangira. Ariko ku rundi ruhande APR ubuyobozi bwayo buri positive kuri projet ntitwakomezanya, kuri projet ntitwakomezanya, ariko kandi nta nubwo tumufiteho rwose image mbi. Turamushimira, hari ibyo tutakunze, ariko nta nubwo kandi twabanye nabi. Si umutoza mubi, si umuntu mubi en personne. Ati tukwifurije amahirwe masa ahandi. Icyo nicyo cyabayemo ku munsi w'ejo. Nifuzaga kubwira abakunzi b'ikipe ya APR, ubwo bamenye ko guhera ejo Thierry Froger abanatekerezaga ko bigishoboka ntabihari. Way forward hakurikiyeho iki rero? Hakurikiyeho ko amakuru mfite ava muri icyo cyumba nuko APR FC iramunuriye mugu ushiduka yibagiye kujya ku sana Sheira harze gukubitiye mu cyiciro cya Regis arakwisha arakoranyije urashiduka mwarimu arimo arakubwira ateze tumubike afate taxi cyane afate taxi ari munsi ni ku gatanu ndimo buri kunzama kari kwa kane yazigeje mbyaba gatanu wa mbere uko arwara ridegeye mbyano nagiye gukora bureba ndamwibutsa nubwo ngewe wenda kiremana n'impamvu wenda zahawe Thierry Froger nibyo nakwita wenda nka immediate cause yo kuvuga ngo wenda yatangaje n'ibi bigaragara ko Thierry Froger ni umutoza wahaye ikipe ya APR igikombe unbeaten, nta match nimwe atsinzwe, ariko utarigeze wemerwa n'ubuyobozi ndetse n'abafana uko nge mbibona. Yes, n'abafana nibigeze bamukunda, hari ibyemezo bagiye bagonganiraho. Abafana kutamukunda, imwe mu mpamvu yatumye abafana batamukunda nuko yaje nyuma ya ikipe yaraguzwe, abafana yaramaze kubajyamo, abakinnyi bagiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi batarahari. Buraza kuba ari wowe wahageze mbere, bikavuga ko n'inama zaguraga bagahari ntari kubigeraho ikibazo nk'uko byagenze. Nawe byari bumworohereza. Ntekereza ko igitumye Froger agenda na arrogance yirimo, uburyo yitwaye n'imbere y'abayobozi be yaramaze. Ariko ujye buretse ariko kuri icyo gihe ari ikintu ushima burya arika nta muntu wagira arrogance, nta muntu wagira arrogance akakubwira ati no urakoze kuri ibyo kuba ubyumva gutyo, ariko jye mbyumva gutya. Yego sibyo? Kandi nibaza ko mbikurusha rwego ruri tekinike. Nibaza ko Thierry Froger abantu bose bo muri APR abibarusha, shingiye kuri experience, shingiye ku byo yakoze. Ariko ari byo ashobora kubarusha ibintu tekinikoma, ariko filozofi no APR ifite filozofi yayo. APR ifite filozofi itandukanye n'uko wabona Rayon Sport, utandukanye n'uko wabona Police. Ibikombe Police ifite filozofi ntacyo yatwaye, ntacyo yatwaye. Hari ibyo bifuzaga birenze, hari ibyo bari bamuhaye, hari ibyo niyo kipe no mu Rwanda filozofi. Reka tubwire abantu ko ari nk'imyumvire. Filozofi ya Police oya, nanjye ndababwiye ngo APR yo kipe mu Rwanda yonyine bavuga ngo ifite filozofi yayo, n'umuntu ugomba kuyizamo agomba kugira ibyo agenderaho. Yagiye hanze niyo wazana Guardiola, niyo wazana Pep Guardiola muri APR yatwaye igikombe yatsinze. None se undi muntu wenda uri buze kuyimaximiza, yari buze gukora iki kirenze cyafu. Nicyo nari nkomoje gutanga igikombe utanatsinze. Iyo arrogance ushobora no kujya muri iryo rushanwa Karenzi yarabikomeje muri Mapinduzi Cup, ariko iyo interview n'uburyo nta
n'umutoza nzi watinyuka akavuga ibintu nka biriya ari muri APR FC. Iyo arrogance niyo twakomoje kuvuga ngo ntibyari gukunda. N'umutoza uzaza bagomba kumwica akamubwira ati ibi biravugwa ibi ntibivugwa hari aho biganirirwa kujya muri media utoza ikipe nka APR ukajya kwataka ubuyobozi weka ko hari icyo batakoze. Sinekeza ko ari undi mutoza waza muri APR FC ngo abikore bimuviremo amahoro. Okay, mu busesenguzi bwanjye kare umukinnyi witwa Nshuti hari amakuru numvise ajya kuva muri APR baramubajije bati ni abayobozi bamuganirije bamubaza bati Nshuti uragiye noneho ntukiri umukinnyi wa APR sibyo duhe commentaire kuri coaching staff commentaire yawe kubera ko ntawe uragiye sibyo donc ntacyo wigura muri ku batoza wewe wenda yabiri net wavuga sibyo. Nshuti yabwiye abayobozi ati kuva nabaho muri APR n'ahandi nabonye no mu ikipe y'igihugu sindabona umutoza kandi gukoresha terme ariko mubi ubaho ti n'ubwa mbere nabonye imyitozo ibishye imwe ihoraho yirukanka kugeza sezirangiye. Sindabona umwitozo wa corner, sindabona umwitozo wa kufura, sindabona umwitozo wa penalty kuva sezirarangiye. Twavuyemo mu gikombe cy'amahoro twagikinnye turinda tuvamo tudakoze umwitozo wo gutera penalty. Gasogi idukuramo wenda byarashobora ko bari no kuvamo ariko ubwo urumva umuntu yakubaza niba koko uri mu irushanwa ririmo knockout sibyo. Nshuti mise mbona ko nta mukinnyi umurimo. Iyo no opinion yawe Karenzi ariko hari n'abandi uyu Nshuti sureba uyu Nshuti Innocent yaza kuba ari kumwe umva mubwirereje yaza kuba ari kumwe na Thierry. Jose ko atabivuze kuri radio. No erega ntego umva uyu Nshuti nta yari umubenche ntago akinaga. Oya yakinaga iyo match mba maricaraga se barakinanaga rimwe na rimwe bakinye n'indi ari kare ariko kuba yarakinaga icyo ni kimwe ikindi cya kabiri apana kwanariza. Karenzi ariko Karenzi tekereza nk'aka kanya uramutse uhamagaye nk'umuntu akakubwira ati wenda tuvuge nka comment wenda nko ku kindi kintu nka comment wenda nko ku buyobozi uri umuntu ugiye kuva hano nuvuga ngo nta kindi kintu Nshuti yari buze kuza kubwira abayobozi ba APR yicayemo aho hagati yagomba kubabwira ibyo bashaka kumva bitewe nuko arazi orientation yabo. Thierry Froger yamagara Nshuti akamubwira ati Nshuti mbwira ubuyobozi bwa APR ububona ute yakuba kubuye yari kumubwira bitewe yego kugeneraliza ntabwo kugeneraliza logique iri yumvikana mbwira analyse umuntu Nshuti nazi ashobora kugaruka muri APR ni time ashobora kuzahura na Froger n'ahandi ashobora kugaruka muri APR ni time twumvikana nta kindi kintu yabwira umuyobozi wa APR nta kindi kintu. Nanjye numvise umukinnyi ariko ibyo ni ibanga menye ry'amakuru namenye sibyo ni ibanga ry'emenye ntago yabivuze ku buryo buri public gusa. Emery Bayisenga ari muri Algeria ariko abatoza abakinnyi bose Emery yarabivuze nawe byagezeho bajya no kumushinja ngo muri urwa rukiko rwa sport Reje ngewe abakinnyi ariko na peri isuzuguza abakinnyi none se bashaka ko bashinja ariko kare bashinja ikipe yabo mbwira ikintu kimwe ngewe ari umuntu muri APR nyine barwanisha ari umuntu muri APR bazi ikintu nk'iki Reje oya biroroshye. Abakinnyi ba APR majorite ni abanyarwanda sibyo kandi 70% barakina babanza mu kibuga sibyo muzabegere bahamagare nka Yunusu bahamagare nka Ruboneka cyane uretse n'icyo ngicyo ni ibintu byumvikana. Uwitwa Nshuti ni umuntu avuye muri APR adakina kandi ni umuntu ufata donc avuga ati APR niyo yanjye kurusha Thierry Froger. Ibyo ntibyamubuza kubona umutoza mwiza avuga ati nubwo Karenzi nose ndaguha urugero uretse ko atigeze arekera sinzi nimba ntacyo byatwara. Hari umuntu umwe muri APR umazemo igihe kinini cyane ubamo naramwaje namwana ko nkamwe mubona bigenda ni iki kintu gituma Thierry Froger muvuga gutya. Yarambwiye ati nabanye n'abatoza benshi hano muri APR naho nambwiye ko umutoza ugira igitsura umutoza wongirije rero ugiraga igitsure yitwa Thierry Froger umutoza mukora ambwiye ati man uyu mupapa azi gutoza
ahubwo akoresha imyitozo ivunanye abakinnyi b'abanebwe baramwanga ibyo oya kandi Nshuti ari niyo mukinnyi wa mbere muri APR watinyaga imyitozo Nshuti ni umunebwe erega imyitozo umufana wa APR wakurikiye imyitozo ya Adil nta kipe n'imwe itiruka ibaho umuntu wa APR umuntu wo muri APR wabonye imyitozo ya Adil yakubwira ati umuntu yaba yirukansa abakinnyi gusa nta bintu biri tactique n'ibiri technique abaha agamaraso nta muntu umutsinze abakinnyi barakompara ibyo byo yatsindwaga nande se yari gutsindwa na Rayon yari gutsindwa na Rayon yari gutsindwa na nande na polisi yatsinzwe kugeza no kuri Etoile yamanutse niyo wari kuyitsinda yari gutsindwa na Kiyovu yakambakambaga ariko uzikunsetsa ngombwira ikipe yari gutsinda APR isezo nese ntago bayitsinda mbwira mwoti yari kuyitsinda ikipe gutsinda si ngombwa ko ikaze ikipe APR ziko yanganyije match hafi muri izo ngizi yanganyije match zitari munsi ya 10 na zingahe none se kare yes nta match uzi ureba amanota yabo yarangiye mukura Victory Sport ihagaritse ni bite ni APR ni ari komeye mu gihugu nta kintu yagwa ku mugabane wa Afrika Froge burya inuze APR ikosoye APR nshya rwose nta kintu Froge yago ntacyo congratulations kuri Colonel Afande Richard Karasira kabisa icyo cyemezo ngiye turacyemera mu kambaze mbabaza kwemera ko APR yaguze nabi niyego cyangwa oya inose zishize igura n'umutoza ararengana n'umutoza ariko none umutoza byabaye yaje ari bibikureza n'uyu munsi bashaka bazazane kwa utufite Champions League wenda nakera tugiye kuri niba muzana nyuma baramaze gukora rukitoba bizarangira ariyo mpamvu amusezerera imbere ngiye mbyumva neza aza yubake projet ye koze kiza shimye nuko umutoza agiye hakire ahubwo ahite habanza umutoza kuza mbere y'abakinnyi nibyo tugiyemo urumva Reji wowe wambwira ubu wakwicara hano ukambwira ngo apa Masongwe n'urugero ngo n'umuswa yanaba weta none se wakinisha ko tatsinzwe wetsinishaga muhaye umusaruro nyine iyo no opinion yawe ariko ngiye uko nabibonye nabonye ndetse aramwanga bapfiki arapfiki na apa ruwanga nitwemera ko habaye kumurukirita nabi kuri ku mwanya we yaza ko Tado yaraje akicazwa n'uyu muntu twari kumutuva tuti ikibazo yari umutoza Tado se umuhanga se ati kuki atamukinishije uyu mutoza ku ruhande rumwe kudakomezana n'ikipe wanabyumva nanjye mfite icyo koze cyo munenga gusa n'umuhanga yakwigisha n'umupira yanakwigisha n'abandi bawutoza ariko umunenga hari sharpness ntamubona umupira wa none bisigaye bisaba ko umukinnyi umutoza ameze nk'uri mu kibuga nawe nicyo kintu mujyana n'igihe filosofi yashobora ubu nk'uyu wamugira directeur technique bigakunda ariko nk'ibi nanjye rwose bijyanye na coaching ariko ko umutoza ntabwo yabaho ubirebye n'abatoza bari gukora ibigwi n'abatoza bakuru si byenda nka Bancero tubona ko bagiye biyadapta muri systeme zose ariko malgré abatoza ubona bakomeye n'abatoza bato bari mu hendeje imyaka 45 kumanura so igikurikiyeho rero mu cyumba kibanga cya APR tugiye kumaramo iminsi 30 irenga ubwo n'ukwiyiriza tubaha amakuru yacyo nuko ubu amakuru dufite hari shortlist y'abakinnyi y'abatoza bane yamaze gutoranwa abatoza bane baratoranyijwe bavugana na ekipe ibijyanye na financial requirements zabo ibyo bifuza kugira ngo batoze ikipe ya APR FC bagaragarizwa projet ya APR FC amakuru ahari ntabwo izasinyisha umutoza umwaka umwe izasinyisha umutoza amasezerano atari munsi y'imyaka 3 wacyumvise izasinyisha umutoza imyaka itari munsi y'3 ahabwe umushinga wo kugira ngo ategure APR ikomeye ihangana ku rwego mpuzamahanga birumvikana ariko imyaka 3 igomba kuba ifite na kondisiyo ntabwo ari ukuvuga ngo niba mushwanya amezi 5 mwishyura indi myaka isigaye hagomba kujyamo clause z'uburyo bwo kuyasesa bibaye ngombwa ariko nanone uwo mutoza akaza akagira comfort zone ajyamo akumva ko aje gukora akazi akumva ko afite igihe cyo gukora akazi akumva ko anahawe icyizere cyo gukora akazi neza mu magambo make rero iyo shortlist y'abatoza bane nk'uko bisanzwe sinababwira ngo
ku wa mbere, ariko mbasezeranyije ko tugiye gucengera, tugiye kwinjira mu cyumba cy'ibanga ku buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose hagati yo ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri. Tugomba kuzaba dufite hano iyo shortlist y'abatoza, tuzabinjiramo, sibyo? Abafana ba APR bazamenya abatoza bashobora gutoranywamo umutoza uzabatoza. Kandi amakuru aturuka mu cyumba cy'ibanga cya APR nuko bitarenze icyumweru gitaha, muri abo batoza 4 umwe muri bo azaba yamaze gushyira umukono ku masezerano y'imyaka 3 yo gutoza APR FC. Iyo shortlist bivugwa ko yamaze kwemezwa mu cyumba cy'ibanga, ivamo igezwa ku bayobozi b'icyubahiro b'ikipe ya APR FC, Fandesidies, Baraka Muganga ndetse na retired General James Kabarebe, perezida w'icyubahiro wa APR. Abo nibo perezida b'icyubahiro ba APR. Urumva? Iyo shortlist nayo yamaze kubageraho kugira ngo batange inama zabo nabo. Birumvikana APR ifite experience mbi ku batoza mu minsi ishize, cyane cyane kuri saga ya Adil. Agomba kugira ubujyanama bukorwa. Ikindi nuko bivugwa ko uburyo urwego rw'ingabo rusigaye rukora mu bijyanye n'imikino, buriya amakuru namenye ngo hashyizweho itsinda rihuriweho na Minisiteri y'Ingabo ndetse na Etat Major ry'abatekinisiye bafite ibyo bazi kuri siporo, ariko bo mu ngabo igisirikare cy'u Rwanda, bashinzwe kugena no guha icyerekezo ibijyanye na siporo muri urwo rwego rwa gisirikare. Ni ukuvuga ngo iryo tsinda, amakipe yose, yaba ya volley, yaba ya football, yaba ya byose, imikino yose kugeza kuri za atletisme n'ibindi, niho ribarizwa. Ubwo urumva nibo bakurikirana ibijyanye na bije n'ibindi byose kugira ngo bigende neza. So abo nabo bagomba kugira nabo inama batanga nabo ku buryo byakorwa, cyane ko haba hakenewe no kubijyanisha nyine na mikoro n'ubushobozi na bije ya ekipe. Mu magambo make rero, ubwo uyu munsi twinjiye muri icyo cyumba, tuzakimaramo iyo minsi 30. Tuzagerageza kubaha amakuru, kandi amakuru muzumva muzayizere kuko azaba yatuvunnye, kandi turabizeza ko nta bihuha tuzazana, kubera ko aho hantu si buri wese washobora kugezayo kamera. So turabizeza ko abakunzi ba APR kimwe n'andi ma ekipe tugiye kwinjira muri mercato ikomeye. Ma ekipe menshi agiye kugura abakinnyi, agiye guhindura abakinnyi. Tuzagerageza inkuru ya recruitment, inkuru ya transferi mutazumva mu rukiko rw'ubujurire, ubwo izaba itabaho cyane. Ibyo si isezerano rika ni isezerano. Hari inkuru izagucika muri ya kipe ya Kacyiru, ahubwo ko nzajya muri Rayon. Uzajya no muri Rayon? Nzajya muri Rayon, niho cyakuye transfer. Nanjye se ko tuzahurira ibintu byo muri Rayon. Uko ndagushidikanyaho. Ndashaka je kujya muri Rayon kuri Rayon. Sinshaka abantu baza kubeshya abantu. Ngewe iyi mercato nzaba nshinzwe gukasa abantu babeshya babarema agatima. None se nushaka ko tuvuge transfer zishyushye za Rayon? Nzajya kuyashaka ariko nje gukasa ibihuha. Ariko nawe kuva uvuye muri ya press conference